nzarindukira Imana mpaka imvi zibaye uruyenzi kuko nzi inyungu zo kuyikurikira. Haleluya, Yesu ashimwe. Nahamagawe ukunguku nibyo ngibyo Uwiteka yashimye. Ndavugana n'imitima iri kuntekerezaho. Hoya ntabwo nkorana n'imbaraga z'ikuzimu, nkorana n'imbaraga z'Imana isumba byose, nkorana n'imbaraga z'Imana isumba byose. Ni umugabo wo kubihamya, abandi bazabibabwira. Haleluya, kandi namwe muzamenya si kera ni vuba cyane. Haleluya, Yesu ashimwe. Ni inshuti y'Imana kandi nanjye ndayikunda. Haleluya, nkunda barabaye, nkunda abantu bakunda Imana bakanayisenga, kuko abo ngabo ntabwo bajya bahura n'icyaha. Iyo bahuye nacyo bihutira kugikuraho bakaba abana b'Imana. Njye nasenze Imana, natakiye Uwiteka aransubiza. Haleluya, namusanze ndira mbabaye, aranyumva koza amarira yanjye n'agahinda kanjye. Nabuzwa n'iki kuvuga Imana yanjye, nabuzwa n'iki kuyikunda. Haleluya, Imana yacu ijya ibasha kwambika umuntu yari yambaye ubusa. Imana yacu ijya ibasha guhindura umuntu amateka ntacyo yagiraga. Imana yacu ijya ibasha ayigenda kubivuga kuko abarokore musigaye mugira ishyari. Yesu ashimwe. Ariko Yesu agira neza, twari icyo Yesu agira neza. Uba mushaka n'umwete, abo ngabo barabiyereka. Reba nabwira umuntu wasenze amasengesho y'ubutayu nini. Njye nasenze amasengesho y'uburyo bwose kandi n'uyu munsi ndacyayasenga. Haleluya, akora kimwe nkeneye ikindi, nawe ikamusenga kugira ngo aduhindurire amateka. Tukiri mu isi icyubahiro n'ubukire n'ubugingo azabiduha. Byanditse mu Migani 24, mujya musoma ijambo ry'Imana niko rivuga. Yesu ashimwe. Mana yamwishyirwaho umugisha. Haleluya, haleluya, Mana yacishijwe hejuru. Ngiye kubasomera ijambo riri muri Ezekiyeli, nabonye mwigisha buri munsi, ariko mukabura nuko yabigenje. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko tugeze mu gihe cyo kuyihamya, tugeze mu gihe cyo kuyihamya. Ngo Yohana yarayihamije, Yohana arayihamya. Igihe n'iki Yohana, ni wowe Yohana uri mu isi kugira ngo uyihamye. Ntukagira isoni, igituma ugira isoni ryo kuvuga izina ryayo. Turakubita hasi imbaraga zo kugira isoni, imbaraga zo kunanirwa guhamya imirimo y'Imana. Imana yarabikoze, no kubukira muzima, no kubukihumeka umwuka w'abazima, ni Imana yabikoze. Reka tumusambire icyubahiro. Haleluya. Ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryatoranyijwe, ngo kandi iryo buye niryo rikomeza imfuruka. Ndavugana n'umuntu wese uri hano wari ufite imfuruka yanyeganyeze. Ijambo ry'Imana niryo buye. Yesu Kristo niyo buye rikomeza imfuruka. Ndavugana n'imfuruka y'uburwayi, kandi imfuruka yanyeganyegaga nikomere mu izina rya Yesu. Wongere wakire iryo buye. Iryo buye riragutabara. Iryo buye ririmo kubonaga hari ukunyeganyezo kwabayeho. Imana iramanuye ibuye muri iri teraniro kugira ngo aho hantu hose hanyeganyegaga Kristo yongere kuhubaka, kuko niwe mwubatsi mwiza. Ngo is the strong builder. Ni Imana yubaka kandi ibintu bikomeye. Wowe ntabwo wakubaka ngo bikomere, ariko Kristo amanutse kukubakira. Muri uko kukubakira gukuyeho ikimwaro, kuko wari umwari igihe gihagije, ariko Kristo arakubakiye. Sinakumbuye. Haleluya, ani narimba kumbuye noted, narimba kumbuye. Thank you so much. Yesu ashimwe. Narimba kumbuye, ntabwo naravuye. Nakazi kenshi narifite, ari ibintu byabimukije cyane. Ariko buri munsi kwa gatanu mba ndikanuye, mba nasenze, mba nzi neza ko umwami Imana ahari kandi ari kumwe nawe. Imana yamwishyiraho umugisha. Abaririmbyi nabakunze cyane, nabasize mutaraba benshi, mwabaye benshi, haze n'abandi benshi, sibyo? Kristo azatugororera, arahemba. Yesu ashimwe. Rimwe nimba afite umwanya nzababwira ukuntu umwami ahemba. Haleluya, nzababwira ukuntu ahemba nta konti ugira, mbabwira ukuntu ahemba nta faranga ugira. Haleluya, mbabwira ukuntu ahemba akambika
Yesu ashimwe. Reka mbabwire ikintu kimwe kibabaje umutima wanjye muri iyi minsi, ni ukubera ko abarokore babaye abanyeshyari. Ariko twebwe light from heaven, twebwe assemble, mureke dukizwe neza. Muririmbyi baravuga ngo gukizwa nabi bitera umwaku, bitera ishyano, bitera akaga. Yesu ashimwe. Mureke dukizwe neza, maze ubundi twirinde ibyo byaha. Umwuka wa Kayini winjiriye itorero, winjiriye abera, uva ku buzima bwacu. Niyo mpamvu dusigaye dufite umwanya munini wo gusenga. Bwira Imana ngo nisuzumye, nsanga ndi umunyeshyari, nkuraho umwuka wa Kayini. Nicyo cyatumye Imana, haleluya, Kristo ndamukunda, nicyo cyatumye icira iteka Kayini, kuko yahemukiye murumuna wa Abeli hejuru y'umwuka w'ishyari. Mureke mwihane, mureke mwihane, mureke mukizwe. Niba nteye imbere, ishimire ko nditeye. Niba nari ndi kuri iyi esikariye, najya kuri iyi ngiyi, ubwiwe n'iki wawe kudahagaze kuri iyi ngiyi. Yesu ashimwe. Tujye twiga kandi dufate. Niba ngeze hano umenye ngo wari undi inyuma nawe aragiye. Yesu ashimwe. Mureke twige kwishimira amashimwe ya bene data, aho kugira ngo tubabaze dutaha arizo kritike dufite. Ubabazwa nuko abonye umushumba yaje. Haleluya. Abo bazimu baza bakinjira iwawe bagashaka kwiyongeza, bakaguteza ubukene bakabona ntibuhagije, bagateza indwara bagakomeza biyongeza. Kubita izo mbaraga zituma ziyongeza. Uwo ni umwuka urumva, uwo ni umwuka wumva, tuvugana nawe ukumva. Izo mbaraga zishaka kwiyongeza ibyacu, zikiyongeza amakonte, zikiyongeza amamodoka, zikiyongeza abana. Umwana wavutse ari muzima, ukabona umwana atangiye kugwa igicuri. Abazimu baguteye kandi barimo kwiyongeza. Turasenya umwuka wo kwiyongeza muri iri teraniro. Vugana nawe uwo mwuka urumva. Kubita izo mbaraga zirimo kwiyongeza. Ari ibintu urimo gucamo, ariko Satani yarakwinjiriye ntiwabimenya. Ariko ndakubwiye ngo gira umwete wo gusenga, kuko arashaka kwiyongeza ibyawe. Usigara uri buri, usigara uri incuke. Gahunda yari yo kwica Petero, ariko arabanza afata Yakobo aramwica. Ngo arangije, ngo arinezeza akamumeze niyongeze sasa. Ariko tugiye kubona imbaraga zo gusenga. Ngo abonye ko anesheje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Ngo amaze kumufata kane, amushyira mu nzu y'imbohe. Haleluya. Satani iyo yagushize mu nzu y'imbohe, ni ukugushyira ahacecekerwa, ntutekereza, ntutera imbere, nta migambi. Abagufungiranye ahantu, abakurangije. Mu yandi magambo, inzu y'imbohe narwo ni urundi rupfu. Haleluya. Aba bagenda barapfuye, uzi uri muzima, ariko uri mu nzu y'imbohe. Uzi impamvu uri mu nzu y'imbohe? Imishinga ukora ntikunda, uri mu nzu y'imbohe. Wavukiye amezi 9 nk'abandi bantu, warize nk'abandi bantu, uri mu nzu y'imbohe. Abantu barimo barabona ugenda, ariko wageze hehe? Mu nzu y'imbohe. Muri aya masengesho turimo gusenga ngo Imana isohora abantu mu nzu y'imbohe. Ariko hahirwa abantu Imana ikoze ku maso bakamenya ko bari mu nzu y'imbohe. Abo nibo bamenya gusenga. Haleluya. Noneho gatano, ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Yesu nashimwe. Muzi ikintu cyatumye Petero ava mu nzu y'imbohe? Ngo abitorero bagize umwete wo kumusabira ku Mana. Barasenze ubudasiba, baramwingingira, baravuga ngo Mana, uyu muntu ari mu nzu y'imbohe, ahari aho akize imbaraga, ariko turamusengeye ngo umukure muri iyi nzu y'imbohe. Yesu nashimwe. Inzu y'imbohe si uko bazakujyana amageragere, ariko ibyo ucamo byose byakuziritse. Iyo minyururu yagufashe, ntabwo winyeganyeza, wafatiwe
hamwe. Haleluya. Iyo nizi uyu mugoroba tuvugane n'izi imbehe yagufashe irakurekura mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba iminyururu iracagagurika. Yesu nashimwe. Ngo ari torero barakomeje barasenga, ariko ndashaka kubabwira, uziyo wageze mu nzu y'imbohe imbaraga zacitse utakibasha gusenga, ibaze si wowe usenze, ariko abitorero nibo basenze, ariko ibitangaza bigakorwa. Ibaze rero yari wowe nyiri ikibazo ukakirambararaho ukagititiriza, urumva Uwiteka atagusubiza, wowe nyiri ikibazo. Noneho Petero we yagizwe n'amasengesho y'abanyetorero. Noneho ibaze yari wowe wasobanukiwe ikibazo urimo ukakirambararaho ukagisengera ukiyiriza ubusa. Niki cyabuze Imana kugutabara? Imana irambwiye ngo nimubwire Imana ikugabyeho amashami. Ngo wari ugiye guhagarara cyangwa wari uhagaze nk'igiti cy'inkoko, ariko iyo irambwiye ngo ikugabye igushyizeho amashami mu dushami. Haleluya.